Bakunzi beza banjye, inshuti magara nk'amaguru ngenza, ndabaramukije mugire impagarike n'ubugingo. Nitwa Nigaba François cyangwa Gasizi nk'izina rye ritazirana. Mbararikiye rero gukurikirana iyi nkuru ifite umutwe ugira uti Kate yasariye Kenzo. Ubushize mu gice cya kabiri twatandukanye, Kenzo yabuze ibitotsi aryamye henahenura, afata icyemezo cyo guhamagara Kate ati Kate wampaye ibitotsi ngasinzira. Twatandukanye Kate yataramusubiza, reka dukurikire twumve uko byagenze. Kate yakibona iyo message we yahise amuhamagara, nuko arambwira ati Kenzo, wivunika icyo ushatse kuvugwa ndacyumvise. Ni ukuri nanjye byancanze kuko ndimo kumva amajwi yawe, ariko ihangane nanjye ndihanganye. Numvaga mpinda umuriro umubiri wose. Uwo muriro rwari urukundo hari rwangurumanagamo. Ariko reka nitonde, umukobwa duhuye bwa mbere ntaza guhubuka nkaba nakunda urudashobotse. Kugumya guhangayika, kugumya gutekereza byinshi, agatotsi nako karaje karanyiba. Nongeye kwicura mu gitondo. Mu kubyuka nasanze Kate yabyutse kare kandi yantegereje. Yari yanteguriye amazi yo gukora abashyushye. Isura yese ngo itumye noga ntuje. Ngiye numvaga ibintu ndimo ari nk'inzozi. Byari byangoye badi. Ubwo naremeye ndagenda ndakaraba. Nkirangiza anzanira amavuta ndisiga. Nuko nyirangiza kwisiga, Kate yarongera araterura ati tambuka uze ku meza. Twaricaranye dusangira icyayi, ariko nta waganirizaga undi. Imitima yari yuzuye ibyishimo, ariko nta ukoma. Abantu rero burya bazi kureba. Abantu bari mu bukwe bari batangiye kubona ko hagati yanjye na Kate hari ikintu kirimo kugenda neza cyane. Ubukwe twarabutashye, ariko ibyishimo byatumaze mu mutima. Tukarebana, tugakubita amaso, tukamwenyura, tugakomeza kugaragira abageni. Ntabwo nigeze mbona umwanya wo kuvugisha Kate ariko imitima ntiyigeze ivana naho. Ubukwe twaburangije bwije, ariko njyewe nagombaga kugaruka i Kigali kubwo impamvu zijyanye n'akazi. Kate aranyinginga ngo ndare burije. Yageze ahambwira ko hari n'ikindi yifuza ko turi buganire, ariko ntabwo byari gukunda. Namubwiye ko tuzashaka undi mwanya tukaganira kubera ko akazi kari kantegereje. Ikindi kandi nari nabonye imodoka yagombaga kunyura ikamara ifuti ikanjyana i Kigali. Naratashye ngenda, Kate yambaza aho ngeze, ndenga kilometero agahamagara, ndenga bibiri agahamagara. Twageze i Kigali amvugije inshuro 8. Nageze i Kigali rero maze gukaraba, Kate ndamuhamagara. Sinigeze njya ku meza. Byari bihagije kurarira ijwi rya Kate. Kate twagiranye ikiganiro cyiza mbabwire. Icyo ni ikiganiro cyanshimishije cyane mu buzima. Sha Kenzo, reka dusinzire tuzongera ejo. Imana ikundindire kandi yarakoze kumpuza nawe. Uko niko Kate yambwiye nsezeraho. Nyuma y'isaha ambwira amagambo yinjiraga mu matwi cyane bikaryoha. Nasinziriye ibitotsi byiza, narose inzozi nziza, naraye neza, mbega nagize ijoro ryiza mbabwire, naryo ndari batuye. Kate twakomeje kujya dusohokana, tugasurana, tukandikirana, mbega urukundo rurakomera cyane. Twisanze turi nk'agati gakubiranyije. Ni gake wari kumva ko naba narara ntavuganye na Kate. Nta na rimwe Kate yajyaga ahantu atanyeretse ko agiye yambaye ku ifoto kugira ngo murebere ko bimubereye. Gusa njye suko nabigenzaga. Nahoraga mwereka imishinga ngezeho kugira ngo ayihe umugisha. Reka rero nyuma y'amezi 7 nzaje kubona mbone bose araje mu kazi. Iwanjye arakomanza arinjiye. Ambwira ko yasanze ari ngombwa kunshakira secrétaire. Ati ndetse naramubonye ari butangire uyu munsi. Namaze no kumuhamagara. Bose yarasohotse, nsigara mbitekerezaho, ariko sinabitindaho nikomereza akazi. Mu kanya rero nagiye kubona mbona hari abinjiye. Yari boss winjiranye n'uwo munyamabanga wanjye. Reka hanaho mbabwiza ukuri, nabuze aho nkwirwa. Nahakurutse gusuhuza uwo mukobwa, numva amaguru ntafata hasi. Numva amazi yuzuye ibirenge, inkweto ziratoha. Numva nsheshe umeza, icyunzwe kirandenga. Uwo mukobwa winjiranye na bosi yarimo areba neza cyane birimo kumbaho. Yabaye nawe nk'ubuza amahoro, ariko andusha ubutwari bwo kwikomeza. Nuko chef wanjye arambwira Kenzo, kingura idirishya. Ntubona ariko ko hashyushye? Hagushyuhiye cyane. Wazanye n'icyunzwe. Ubwo yagize ngo n'ubushyuhe bumfashe. Naho ijuru n'ishyano byari bingwiriye. Gusa amahirwe naje kugira yarihutaga. Nta mwanya yahamaze. Yahise ambwira ati ngo secrétaire nzagaruka ejo mu gitondo dupango akazi kazajya kagenda. Yarambwiye ati mube muvugana, ngiye mbaye ngiye, hari inama yihutirwa. Agisohoka ntabwo nigeze nihangana. Nahise mva mu ntebe yanjye bwangu nsimbukira Kate ndamuhobera cyane. Naramuhobeye ku buryo numvaga kumurekura bitari buzabe vuba. Twarahoberanye mbabwire. Twarahoberanye turarambana. Twarangije guhoberana amasegonda yabaye menshi. Turangije tugwa mu kantu. Kate yanyitegereza mu maso araseka. Arongera aransimbukira ngo mu byano anyitendekaho. Nanjye ndamukomeza nakumureka nshaka. Nyuma yo kumutinda naho gato mushyitsa hasi. Nuko ndaterura Kate. Kagira inkuru rero ntigusumba barire. Kuba ibiganiro byose twagiranye ntarigeze nguhama y'ibijyanye n'akazi kanjye. Ubu nibura ubuje uzi ko ariho nibura mbarizwa. Nuko Kate nawe ati warakoze. Wenda iyo njya gukora ikizamini nzi ko ndimo guharanira kuza gukorana nawe, nari kugikorana igihunga n'impamye ngatsindwa. Nuko Kate arongera ati ubu se koko akazi tuzagakorana gashoboke?
nanjye ndikomeza birasaba gukorana ubwenge, turi abantu bakuru. Ndakomeza ariko hari ijambo nindaga kukubwira burya ejo bundi amafaranga yanciriyeho nakubwiye. Kate yaraseka cyane. umva mbega ni ibijyanye n'akazi se? Noya, ni ijambo ryihutirwa n'ubundi nacikirije ntakubwiye. Nari ndaye ndi buri kubazi n'ubundi nari kuguhamagara. Ikindi kandi bizamfasha gupanga uko tuzajya dukorana, nzi uwo uriwe n'uwo ndiwe n'uwo turi bo twembi. Kate yadatinze ati mbwira nta kibazo nguteze yombi. Nuko ndaterura nti ikibazo cy'amatsiko kandi ikibazo maranye iminsi. Kate, ubundi ugira fiance? Kate yahise ansubiza ati nta fiance mfite kuko ntawe uransaba umubano, ariko umutima wanjye ukunda cyane ndamufite. Sinzi rero niba nawe nazagira amahirwe akagira ikintu ambwira, kuko niteguye kumubwira ngo yego. nabwiye Kate nti urakoze, ni gusa nagomba kumenya ko uwo muntu ahari kugira ngo ntagumye kuyangiriza umutima n'ubwonko nkwishyiramo. Numvise mbabaye cyane, ndeba igihe nataye, ndeba ibintu nishyizemo, ariko ngarura ubwenge ku mutima nti n'ubundi uyu mukobwa usa gutya nari kuba mukesha iki n'ubu bwiza koko. Mbega akababaro nagize aho hantu, dore gukubitika byambayeho nanjye. Ntekereje ukuntu aziranye na bosi, ntekereje ukuntu bosi ari umusore w'umukire buri mukobwa wese abaririra, ntekereje ubwiza bwa bosi, ntekereje umutima mwiza bosi agira. N'ubundi byari kwisimbukuruza, uyu mukobwa akwiriye bosi, kandi koko aba afite inkwibarya ibihiye. Kate yaranyitegereje abona ko ibitekerezo bimbanye inyanja, nuko arambaza ati Kenzo, nde ugiye kurira gutekereza iki? Kate, niba atari ibanga ukundana na bosi? Oya. Nuko ndongera nti ukunda Felix se? Ubu ni umusore yajyaga ambwira ko biganye ngo bakunda kuvugana cyane. Nuko Kate yahise ambwira ati hari benshi uri kwibagirwa niba ari abo tuvugana. Ntikagira inkuru rero, mbabaye nenda guhekenya amenyo rwose numva mu nda hanjye. Ubanza koko nanjye ndi igitsiri. Abo ni bande? Ariko mubaza. Agiye kunsubiza hari umukozi dukorana winjiye, binsaba ko tuba dusubitse ikiganiro. Kate rero ni umukobwa uzi ubwenge, amenye gikwiye. Mbona Kate yabaye yiheje gato. Ubwo nabanje kwakira uwo mukozi turaganira, biza kugeraho isaha yo gutaha igera. Nuko Kate yakinjira, mpita mubwira ko tuzahura ejo muri weekend kubera ko numvaga naniwe mu bwonko. Namubwiye ko tuzahura tukanonosora neza ikiganiro cyacu tugafatana n'umwanzuro. Numvaga tugomba kuzaganira dufite umwanya uhagije, byaba na ngombwa nkarira ya marira y'abagabo atemba ajya mu nda. Kuko uko kuntu yarimo ndatira abamukunda ntacyo byari kumarira uretse kundisha umutwe. Kose namwe mu nyumve, ntabwo twari gukomeza icyo kiganiro, cyari gugumya kunkorogoshora. Mwibuke kandi ko ndi umusore wokamwe n'ingeso yo kwivumbura cyane. Ubwo kamere yanjye yari byutse rero, mumbabarire. Kate yaranyinginze ansaba ko namuherekeza tukagenda tuganira, tukarangiza ikiganiro twatangiranye. Ariko njye ndamwangira kuko numvaga icyo kiganiro atari cyo. Numvaga ari ikiganiro kinjye mu matwi. Ntakanteteho Kate, nari nibabariye cyane. Njyewe Kate namusezeyeho turatandukana. Naraye ntekereza Kate. Ngeze mu gicuku yasaha igiziraho ibisazi byanjye, nibuka ko Kate atigeze ambwira uwo akunda. Numva ndisetse. Ese ubundi kuki ubundi Kate yaba atari njye akunda? Ibyo ariko byari kwihagararaho nyine byo kwihoza amarira. Uriya mwari uko asa muramuzi mwebwe? Mwaramubonye muramusobanukiwe? Ubu se nari uwuhe yakwemera koko? Mu gihe ibibazo bimbanye byinshi rero, hari ukuntu narebye muri telefone saa Kate yampamagaye kenshi arambura. Niko guhita muhamagara mu ijoro. Umva ukuntu yanyikirije avuga karame cyubahiro, karame cyuzu gasa n'icyeza, uwo umutima wanjye wihebeye. Kenzo numvishe binshanze, nijijisha nk'ubuzerezo ko ntakumva neza. Ariko njye ndimo ndakumva neza mukunda. Aho nahise numva neza ko nshobora kuba ari njye nyiri umuringa. Mpita mubwira nti hari ijambo ngufitiye. Mbabarira urimbwira n'ibyo maze iminsi ngutegerejeho. Nagira ngo nkubwire ko ngukunda cyane nshuti. Urakoze cyane, ibyo nari mbizi ngaho mbwira igikurikiyeho. Igikurikiyeho cyitegejo, wibuke gahunda twahanye. Mbabarira urimbwire w'integejo, ngira amatsiko kabutindi sinaramu. Ariko se wa mugani Kate, nta uhisha wahishaho n'ubundi niwe mbibikiye. Je t'aime à la folie. Ngaho haguruka niba wicaye nkubwire. Nari ndyamye ariko ndahagurutse mpagaze imbere y'igitanda ngaho mbwira. Nahise mbwira Kate, shushanya ifoto yanjye nateye ivi imbere yawe. Ndakumenyesha ko ngukunda cyane kandi ngusaba ko wambera umugore. Ugatega urugori, wakwemera kumbera nyina w'abana banjye. Aha ni inkuru yacu Kate yasariye Kenzo, igice cya 3 tugisubikiye. Mbararikira gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Niyigaba Francois Official kugira ngo uzabone n'ikindi gice tukimara kugishyiraho. Kora like, ukore share, unasangize iyi nkuru abandi bantu. Tubararikiye kuzakurikira igice cyacu gitaha Kate yasariye Kenzo.